tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 2. Iyi Zaburi kabivuga ahanini uburyo umwana w'umuntu yigometse ku Mana. Igitabo cya Zaburi kiboneka neza ko ari igitabo cyatunganyijwe neza kandi byanditswemo bigakurikiranwa ku murongo nta kavuyo. Zaburi ya mbere ivuga ku muntu w'intungane, umuntu uhiriwe, kandi ntekereza ko ari ishusho ya Kristo, akaba ari nawe Adamu wa nyuma. Noneho rero muri Zaburi ya 2 tubona itandukaniro ry'uyu muntu w'intungane batubwiye muri Zaburi ya mbere, kuko muri Zaburi ya 2 bagiye kutubwira umuntu wigometse ku Mana. Ibi rero akaba ari byo twita itangiriro ry'igitabo cya Zaburi. Imbusane yo gutungana ikaba ari intambara. Mu gitabo cy'itangiriro tubona umuntu wari intungane, ahiriwe, wari utuye mu itongo rya Edeni, ariko nyuma tubona uyu muntu yigomeka ku Mana ava mu bwiza bwayo. Hano rero muri Zaburi ya 2 batubwiramo abana ba Adamu. Iyi Zaburi ya 2 igabanyijemo ibice nk'ibya televiziyo, kuko ifite ishusho imeze nk'aho mu isi hashinze kamera no mu ijuru ikabiriyo. Urumva ko iyi shusho isa naho itangaje ukuntu. Iyo tugeze kuri Zaburi ya 2 tubona ko umwuka w'Imana akoresha kamera ebyiri uburyo budasanzwe kandi burenze uko umuntu yatekereza. Ubwa mbere kamera yo mu isi irabanza ikaka, hanyuma tukumva amajwi y'abantu benshi, tukumva ijwi ry'umuntu muto avuga uko ikinamico ye nto imeze n'umwanya uwo muntu afite muri iyo kinamico. Noneho iyo ya kamera yo mu isi ijimije, kamera yo mu ijuru nayo ihita yaka, hanyuma tukumva ijwi ry'Imana Data ivuga. Imana Data imaze kuvuga, tukongera kubona kamera yimuka ikajya iburyo, maze Imana Mwana nayo igakina mu mwanya wayo. Nyuma yaho rero kamera yo mu ijuru nayo igeraho ikazima, kamera yo mu isi ikongera ikaka, maze Imana Umwuka Wera akavuga ijambo rya nyuma. Reka ibi mbitangeho ubusobanuro kugira ngo ubashe kubyumva neza. Reka duhere kuri iyi kamera itunze ku mwana w'umuntu. Noneho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'iyi shusho nari maze kuvuga. Ubwa mbere twabonye ko kamera yo mu isi iyo yakije hagaragara umwana w'umuntu. Uwo mwana w'umuntu arerekanwa hano mu murongo wa mbere muri Zaburi ya 2. Uyu murongo kandi ukaba utangirana n'ikibazo. Turasoma muri Zaburi ya 2 ku murongo wa mbere, aravuga ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekerereje iki by'ubusa. Ijambo busa tubona muri uyu murongo risobanura icyateye abanyamahanga imidugararo kigatuma abantu bigomeka ku Mana cyane bagahinduka bahakanyi, kitazigera cyuzura na rimwe. Icyo kintu kandi tubona ko kiri mu busa. None se icyo kintu ni ikihe? Muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 2 aravuga ngo abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Abami bo mu isi biteguye kurwana. Aba batubwira hano n'abategetsi b'abanyapolitiki, ngo kandi abatware bagiriye inama. Aba nabo bavugwa hano ni abakuru b'idini. Ntabwo ari abantu benshi gusa bahagurukiye guhakana Imana, ahubwo hashyizweho n'urugaga rushinzwe uwo murimo mubi wo guhakana Imana. Kandi muri urwo rugaga harimo abatware b'idini n'abatware b'abanyapolitiki. Aba bose bishyize hamwe. None se ni icyo abantu bahakanye? Bigometse kuri nde? Bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Ijambo uwo yasize batubwira hano risobanura Mesiya, uko niko risobanura mu Giheburayo. Hanyuma mu Kinyarwanda rikaba ari Kristo. Urumva rero ko muri iyi si hari abantu benshi bigometse ku Mana no kuri Kristo. None se uko kwigomeka ku Mana no kuri Kristo kwaba kwaratangiye ryari? Ibyanditswe bifite igisubizo kuri iki kibazo. Mu gice cya 4 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igihe itotezwa rya mbere ryatangiraga mu itorero, batubwira ko intumwa Petero na Yohana nyuma yo gufatwa n'ubutegetsi bwariho basubiye iwabo kubwira bagenzi babo ibyababayeho. Kuri uyu murongo mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 24 aravuga ngo nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati Databuja niwe waremye ijuru n'isi. Tugomba kuba duhagaze hano gato, kuko nzi neza ko ibindi mvuga ari ibintu itorero ry'uyu munsi itazi. Aho intumwa zavuze ngo Imana ni Databuja umuremyi w'ijuru n'isi. Abantu benshi ntibazi ko Uwiteka ari we Mana yonyine. Usanga benshi bashidikanya kuri iyi ngingo. Nyamara itorero rya mbere ntabwo ryigeze na rimwe ribishidikanyaho cyangwa ngo ribyibazeho. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 24 na 25 haravuga ngo Databuja ni we waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umugaragu wawe ubivugisha Umwuka Wera ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu bagatekereza iby'ubusa. Ubusobanuro tukaba tubusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 27.
Muri uyu murongo haravuga ngo kandi koko Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize. Aha ni uru rugaga rwo guhakana no kurwanya Imana rwatangiriye. Mwuka wera ni ubitubwira aho yerekana neza ko Pilato n'abakuru b'idini hamwe na Herode bateraniye hamwe kugira ngo bice Yesu. Uyu ni umugambi wo kurwanya Imana na Kristo. Uyu mugambi wagiye uzenguruka nk'umupira mu binyejana byashize, kandi hazagera igihe benshi mu batuye isi ya none bahagurukire kurwanya Imana na Kristo. Umuntu umwe niwe wigeze kumbwira ngo mbese nubona ko isi iriho yinjira muri ibyo bihe byo kurwanya Imana. Nshuti yanjye, mbese wanyemera nkakubwira ko isi yamaze kwinjira muri ibyo bihe? Umuntu umwe yasanze Magi aramubwira ngo Dr. Magi, mbese utekereza ko isi iriho irushaho kuba nziza? Magi aramusubiza ngo yego, niko ntekereza. Nuko haza undi aramubwira ngo Dr. Magi, mbese utekereza ko isi itari irushaho kuba mbi? Magi aramusubiza ngo yego, niko ntekereza. Ushobora guhita uvuga ngo none se ko Magi yari ahagaze mu mpande zose yemera ko isi iri kuba nziza akongera akemera ko isi iri kuba mbi, ubwo yashakaga kugera kuki? Ariko nyamara byombi nibyo. Uko niko n'umwami Yesu yigeze kuvuga muri wa mugani we yaciye w'urukungu mu masaka, uko tuwusoma muri Matayo igice cya 13 wereye ku murongo wa 24 ukagera ku wa 39. Umwami Yesu yavuze ko ubwe ari umubibyi kandi ko ari kubiba imbuto mu isi. Yavuze kandi ko hari umwanzi waje akabiba urukungu, kandi abakozi barashaka kujya mu murimo ngo bavane mu rukungu. Igihe ninjiraga mu murimo nashaka gukora w'Imana, nari mfite ishyaka rikomeye cyane ryo gukuraho urukungu. Nyamara naje gusanga nyuma tutarahamagariwe gukuraho urukungu, kuko wari umurimo ukomeye cyane. Nicyo gituma numva ntawe ngomba gucira urubanza, kuko mbere na mbere nifitiye ikibazo cya parfait ntamvutsa. Jyewe ubwanjye sinumva rero uko natokora abandi nanjye ntarabanza kwitokora. Nshuti yanjye, ni ukuri kurandura urukungu mu masaka ntabwo bitureba, ahubwo ni umurimo w'Imana. Ariko icyo Kristo yavugaga hano ni uko amasaka yari hakura n'urukungu narwo rugakura, byombi bigakurana hamwe. Ariko amaherezo umwami Yesu azabitandukanya, kandi niwe uzamenya uko azabitandukanya. Uyu munsi icyiza kiriho kirakura. Nshuti yanjye, wari uzi yuko inyigisho za Bibiliya ziriho zigishwa uyu munsi cyane kurusha uko byari bimeze mu gihe cya kera? Yewe hariho n'amaradiyo menshi ariho avuka yahariwe umurimo w'Imana gusa. Urumva ko uyu munsi ijambo ry'Imana ririho ririgishwa cyane kurusha uko byari bimeze kera. Mu yandi magambo, amasaka ariho arakura. Ariko nshuti yanjye, ndashaka kukubwira nanone ko n'urukungu narwo ruriho rukura. Ikibi kiriho kirakura nacyo. Nowa yarazi umugabo wigeze kumenya Adamu. Niba nawe wumva wegereye Imana nk'abo basekuruza bacu, ntabwo wayihakana. Mu gihe cya Nowa isi yari yuzuyemo ihohoterwa rikomeye cyane, nyamara nta muntu wariho uhakana Imana. Igihe Imana yatangaga amategeko 10, ntaho tubona itegeko rirwanya ibijyanye no guhakana Imana. Ahubwo muri ayo mategeko 10 Imana yatanzemo 2 arwanya gusenga Imana nyinshi, nk'uko tubisoma mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Imana yatanze aya mategeko 2 ibuza abantu gusenga Imana nyinshi. Nta tegeko na rimwe tubona mu mategeko 10 ribuza abantu kuba bahakanye. Kubera iki? Kuko mu gihe cya kera nta bahakanyi babagaho. Noneho iyo ugeze mu gihe cya Dawidi niho utangira kubona abahakanyi, kandi muri icyo gihe cye hariho abahakanyi benshi. Na Dawidi ubwe yabivuzeho muri Zaburi ya 14 ku murongo wa 1, aho yagize ati umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Ijambo umusazi mu gihe burayo risobanura utagira ubwenge. Iyo umuntu rero avuze ko nta Mana ibaho, aba yihinduye umusazi cyangwa udafite ubwenge. Uyu munsi kandi hariho nanone abantu bahakana Yesu Kristo. Ibyo mbivuze kuko mbizi neza mu mutima wanjye. Umuntu umwe ashobora kuvuga ngo buretse gato numvise abantu benshi bavuga Yesu, bakavuga n'uburyo atangaje. Mbese nshuti yanjye, warekeye aho gutekereza Yesu no kumufata nk'uko abaliberale bamufata, ko bavuga yuko atigeze anabaho. Mu bisanzwe Yesu wo muri Bibiliya na Yesu wo mu baliberale baratandukanye, kandi Yesu wo mu baliberale ntabwo yigeze abaho. Reka nguhe urugero kugira ngo wumve icyo nshaka kuvuga. Mu myaka yashize, igihe Magi yari pastori mu mujyi wa Los Angeles, hariho umugabo wari pastori mu itorero ry'abaliberale. Urugero, uwo mugabo ngo yashoboraga kubwira Magi uburyo atemera ko umwari utararyamana n'umugabo ashobora kubyara. Uyu mugabo w'umupastori mu itorero ry'abaliberale ngo yagiraga ikiganiro cyanyuraga kuri radiyo, aho yabazaga ibibazo akanatanga n'ibisubizo. Magi nawe kandi avuga ko nawe yari afite ikiganiro gitambuka kuri radiyo kimeze nk'icyo. Ngo abakurikiranaga ibyo biganiro by'abo bagabo bombi ngo basubizaga ibibazo babaga babajije kuri radiyo. Ibisubizo batanze bikerekana neza ko Magi yizera bitandukanye n'ibyo umupastori w'umuriberale yizeraga. Nuko igihe kimwe bombi, Magi na wa mupastori w'umuriberale baza gutumirwa mu munsi mukuru, kandi uwateguye umunsi mukuru aza kwicaza hamwe aba bagabo bafite kwizera gutandukanye.
Magi ngo yagiye kumva yumva umuntu amushyize akaboko ku rutugu rwe, maze aramubwira ngo urabizi muvandimwe, we nanjye tugomba kwicarana twegeranye rwose kuko tubwiriza Yesu umwe. Nuko Magi ahindukiye ngo arebe uwari umubwira atyo, asanga ni wa mupasitori w'umuriberali. Magi ahita amubwira ngo mbese koko wizera neza ko tubwiriza Yesu umwe? Wa mupasitori w'umuriberali aravuga ngo siko biri se. Magi aramusubiza ngo siko mbitekereza jyewe. Ati niba ari byo kandi reka nkubaze iki kibazo, mbese Yesu ubwiriza yabyawe n'isugi? Wa mupasitori w'umuriberali aramubwira ngo birumvikana ntabwo yabyawe n'isugi. Magi aramubwira ngo noneho rero jyewe Yesu mbwiriza yabyawe n'isugi. Magi arongera amubaza ngo Yesu usubwiriza yaba yarakoze ibitangaza? Nawe ati ntabwo nizera ko ibitangaza bibaho. Magi aramubwira ati yewe rero Yesu mbwiriza yakoze ibitangaza. Magi yongera kubaza wa mupasitori w'umuriberali ngo mbese Yesu ubwiriza yapfuye ku musaraba kubera ibyaha by'abari mu isi? Wa mupasitori w'umuriberali avuga ngo nemera ko yapfuye ku musaraba, ariko ntabwo yazize ibyaha by'abari mu isi. Magi arongera abaza wa mugabo ngo Yesu mbwiriza yarazutse, mbese ibyo urabyizera? Wa mugabo aravuga ngo reka da, ibyo se urumva nabyizerana. Nuko Magi yanzura abwira wa mupasitori w'umuriberali ngo urumva rero ko Yesu ubwiriza atari we mbwiriza. Magi yakomeje kuganira na wa mupasitori w'umuriberali, amusobanurira byinshi byerekeranye n'ibyiringiro bye muri Kristo Yesu, amubwira ko nubwo abaliberali bafata bizera nk'abantu b'abanyamahame bitamukuraho kuki yamaze kwizera. Magi yabwiye nanone wa mupasitori w'umuriberali ngo mbese inyandiko mubwirizamo Yesu wanyu ziva hehe? Wa mugabo araseka gusa, maze amusubiza agira ati nta nyandiko n'imwe tugira idufasha kubwirizamo Yesu wacu. Magi aramubwira ngo mbese urumva ibyo bidatangaje? Ati twebwe abizera dufite inyandiko tuvanamo inyigisho za Yesu tubwiriza, naho mwebwe ntazo mufite, ariko mukagumya kwita abantu ko biboheye ku mahame gusa kandi mukavuga ko turi mu mwijima. Iyo mpaba numva nari kubaza hagati ya Magi n'uwo mupasitori w'umuriberali uri mu mwijima uwo ari we, kandi ntekereza ko uyu mupasitori w'umuriberali yari gusanga ari uri mu mwijima koko. Nshuti yanjye, mbese wanyemerera nkakubwira ko Yesu isi yizera uyu munsi ari Yesu utarigeze ubaho na rimwe? Uwo Yesu isi iriho ivuga uyu munsi nta na rimwe yabayeho, ariko Yesu tubwiriza twebwe abizera ni Yesu wo muri Bibiliya, kandi uwo niwe isi ya none idashaka kumva. Ni ukuri muri iki gihe tugezemo ari abantu benshi bahagurukiye kurwanya Imana na Kristo. None se ibyo tubibona gute? Tubibona mu bikorwa bibi umuntu akomeza gukora yigomeka ku Mana. Ndagira ngo kandi wumve uko Zaburi ya 2 ikomeza kuvuga. Kuri uyu murongo ukurikiyeho haravuga ngo bati reka ducagagura ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 3. Mbese ni ibiki yabohesheje umuryango wa muntu? Ubukwe ni kimwe mu by'Imana yabohesheje umuryango wa muntu. Imana yashyizeho ubukwe nka kimwe mu bintu byiza ku mwana w'umuntu. Waba uri umukristo cyangwa utari we, umenye neza ko Imana yashyizeho ubukwe ku mwana w'umuntu. Uyu munsi abantu ntabwo bashaka ubukwe gusa, ahubwo nta nubwo bakibukunze. Ngo igihe kimwe Magi yigeze gutumirwa mu giterane cy'urubyiruko, nuko umwe muri bo aravuga ngo Dr. Magi, kuki umusore n'inkumi bagomba gukora ubukwe? Niba bikundanira ntibakwibanira batarinze gukora ubukwe? Kuki batahita bibanira koko? Nshuti yanjye, Imana yashyizeho ubukwe kandi isaba abantu ko bagomba kubwubahiriza, ariko abantu baravuga ngo reka ducagagura ibyo batubohesheje. Nanone kandi abantu baravuga ngo tujugunye kuri ingoyi batubohesheje. Ingoyi batubwira hano ni amategeko 10. Imana yavuze ko ntacyo twageraho mu gihe tudakurikije amategeko yayo. Kubigaragara rero twamaze kwinjirirwa na Sekibi. Birababaje iyo turebye aho isi yacu ya none igeze. Gusa nkubwije ukuri nshuti yanjye, nta kintu na kimwe muri iyi si kimpangayikishije, kuko namaze kumenya umwami wanjye kandi sineze na rimwe kuzamuvaho. Sinzi nkawe. Ikibazo kindi ni iki: mbese Imana yiyumva gute muri iki gihe? Muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba. Mbega ukuntu Imana ihora iduseka! Iki gitwenge cy'Imana ntabwo ari uko itwishimiye, ahubwo ni uko ibabajwe n'ibyo turiho dukora uyu munsi. Nshuti yanjye, ntunyumve nabi, ni ukuri ko muri Bibiliya naho haba byenda gusetsa. Umwanzi asigaye abeshya abantu akabereka ko kujya gusenga ari ntacyo bimaze. Tugeze mu bihe aho abantu benshi batekereza ko mu rusengero nta guseka kuhabarizwa. Nyamara ntekereza ko Bibiliya yuzuyemo byenda gusetsa nyinshi. Kuri mwebwe mwakunze kubana nanjye cyane muri iki kiganiro cyatumenye Bibiliya, ngira ngo mwumvise ingero nyinshi nakunze kuvuga zerekana neza ko muri Bibiliya harimo byenda gusetsa nyinshi. Mu itorero Vernon Magi yarayoboye ngo hariho umugore utarigeze abona ko muri Bibiliya habamo byenda gusetsa. Uyu munsi hari abakristo benshi bameze nk'uyu mugore. Ariko nshuti yanjye, kugira ngo wemere neza ko Bibiliya irimo byenda gusetsa, uzabyemezwa nuko uzaba umaze kubana n'Imana umunsi umwe, nibwo uzabona ko kubana
nayo ari uguhora wisekera gusa nta mubabaro. Nuko rero nshuti yanjye, umenye neza guhera none ku Imana inyuzamo ikagira byenda gusetsa, kandi no muri iyi si tuzi ko habaho byenda gusetsa, ngo ihora yicaye mu ijuru izabaseka. Iki gitwenge cy'Imana batubwira hano ntabwo ari igitwenge cyerekana ko Imana yishimiye isi ya none. None se iki gitwenge cyaba gisobanuye iki? Imana yitegereza umwana w'umuntu muto yaremye ikumva ayikojeje isoni. Mu yandi magambo, Imana iraduseka kuko igaya cyane uburyo turiho twifata muri iyi si. Ni ukuri ibi byari bikwiye kudutera isoni pe. Abantu bato cyane bashaka kwigomeka ku Mana izabageza kure yayo cyane. Ibi rero nibyo bituma Imana iduseka, kuko twigira abadasanzwe ariko mu gihe gito cyane tukibagirana mu mateka y'isi. Muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 5 haravuga ngo, maze izababwira n'umujinya ibatinyisha uburakari bwayo bwinshi. Iki ni igihano kizaba ku isi. Mbese uko kwigomeka k'umuntu ku Mana bifitiye ingaruka muri gahunda y'Imana. Imana igomba gusohoza umugambi wayo. Ibyo umwana muto w'umuntu akora hano mu isi, amaherezo agomba kuzabiryozwa. Ntabwo Imana ijya isoma urupapuro mu gitondo itigeze isoma cyangwa itigeze kumenya. Ibi bivuga ko nta kintu na kimwe kijya gitungura Imana. Imana ikora buri kimwe cyose mu mugambi wayo. Tekereza ko Imana ifite imigambi ibiri. Imana ifite umugambi ku ijuru, ikagira kandi n'umugambi kuri iyi si. Uyu munsi Imana irasohoza umugambi wayo w'ijuru. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo, iyobora abana benshi mu bwiza. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 10. Uyu munsi Imana irahamagara abantu bo mu isi mu izina ryayo. Uwo ni wo mugambi w'Imana muri iki gihe. Ariko kandi Imana ifite undi mugambi, kandi uwo mugambi turawubona muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 6. Haravuga ngo, iti nijye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni, umusozi wanjye wera. Uyu munsi Imana irashinga bidasubirwaho ubwami bwayo, ubwo Yesu Kristo azicaraho muri iyi si. Njya nkunda kumva abantu bavuga ngo Imana yatinze kuza. Ariko se koko ibintu nk'ibi ngibi abantu bahera he babivuga? Ntabwo Imana yatinze kuza. Imana izaza ku gihe cyayo cyagenwe, izaza kuri gahunda yayo atari yanjye. Noneho tuvuge ko ya kamera twahoze tuganiraho ivuye ku Mana Data ikerekeza ku Mana Mwana uri iburyo bwasi. Imana Mwana iravuga ngo, ndavuga rya tegeko. Abantu bize teoloji bazi neza ko Umwami Yesu ashyira mu bikorwa amategeko y'Imana. Muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 7 haravuga ngo, ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Uyu ni umurongo abahamya ba Yehova bakunze gukoresha cyane. Ntekereza ko bari bakwiye kuwusoma neza bakamenya icyo usobanura, kuko byabafasha kumenya neza ko ntawe uhurira no kuvuga yuko Imana Data yabyaye Umwami Yesu Kristo. Kandi ubu busobanuro nta handi bashobora kubuvana usibye mu isezerano rishya, kandi umwuka w'Imana niwe wabibasobanurira neza. Uyu murongo dusomye muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 7 wongeye kuvugwa na Paulo ubwo yariho abwiriza ubutumwa bwiza muri Antiokia ya Pisidia. Kandi ntekereza ko iki kibwiriza cya Paulo ari kimwe mu bibwiriza bikomeye mu isi, kuko Paulo yari havuga ibyerekeranye no kuzuka kwa Yesu Kristo. Yaravuze ngo, yuko Imana ari twe yabisohorejeho twebwe abana babo ubwo yazuraga Yesu, nkuko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Aya magambo dusomye yanditse mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 ku murongo wa 33. Uyu murongo rero wo muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 7 ntabwo uvuga ko kuvuka kwa Yesu. Ntabwo Yesu yavutse ngo wumve wenda ko afite itangiriro runaka ry'ubuzima. Ahubwo uyu murongo wo muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 7 werekana ukuzuka kwa Yesu Kristo mu mva ya Yosefu wo muri Arimataya. Yesu ni umwana w'Imana uhoraho, kandi ni Imana Data uhoraho. Ntabwo habaho Data uhoraho ngo umwana we ntabe uhoraho. Bombi bahoraho. Uko ni ku butatu bw'Imana buri. Ntabwo mu bumana harimo kuvuka nk'uko jye nawe tuvuka, ahubwo harimo kuvuka bishingira ku kuzuka uvuye mu bapfuye. Mfite ubwoba ko abahamya ba Yehova bashobora kuba batarasobanukirwa iri banga, ariko nizera ko hari igihe bazarisobanukirwa nibakomeza gushakana umwete ibyanditswe mu isezerano rishya, aho bazabona neza ko Yesu Kristo atari ikiremwa, ahubwo Kristo ni Imana yigize umuntu. Muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 7 hashimangira cyane iyi myizerere. Imana Data ikomeza ivuga ngo, nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, nabo komera y'isi ngo batware. Amagambo yanditse muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 8. Umwandu w'iyi si uzafatwa mu ntoki z'umuntu ufite amaboko manini. Uwo ni we ugomba kuzayobora iyi si mu minsi iri imbere. Uyu murongo dusomye ukunda gukoreshwa cyane mu biterane by'ivugabutumwa, nyamara ntabwo uyu murongo ujyanye n'ibiterane by'ivugabutumwa. Ndagira ngo wumve umurongo ukurikiyeho kuvuga. Turasoma muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 9. Haravuga ngo, uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Nshuti yanjye, utekereza ko ubu ari ubutumwa bw'Imana tugomba kubwiriza muri iki gihe? Habe namba. Uyu murongo dusomye ntawe uhurira no kuza kwa mbere kwa Kristo, ahubwo uvuga ukuza kwe kwa kabiri, ubwo azaza mu isi guca imanza. Ntabwo yambwiye ku ngufu kumusaba imbabazi, nicyo gituma ntigeze musaba imbabazi muri ubwo buryo. Kristo avuga ko azaza muri iyi si no gucira witeka bamwigometseho bose, kandi azabacira witeka akoresheje inkoni y'icyuma. Noneho mfite ikibazo
nshaka kukubaza niba utekereza ko Imana igomba gucira isi urubanza nk'uko abayobozi bamwe b'abanyepolitike babitekereza. Tekereza wenda Yesu aramutse agarutse mu isi ejo, akaza ameze nk'uko yari ameze mu myaka 2015 ishize, akaza ari umunyagalilaya, umubaji w'i Nazareti, ari Yesu woroheje nka kwa kundi kwe kwa mbere. Tekereza wenda ageze nka hano i Kigali, agakomanga ku rugi, nuko uri mu nzu akaba yavuga ngo muri bande? Yesu nawe akishyura ati ndi Yesu nje gutegeka. Mbese utekereza ko abamukingurira muri urwo rugo bavuga ngo yo twari tumaze igihe tugutegereje? Shwida, ahubwo bamujyana mu misozi ihanamiye Kigali, akaba ari imbeho imwicira, gusa wenda bakamucanira umuriro ngo abe yota. None utekereza iki aramutse ageze nko mu Burusiya bwa kino gihe? Nukuri agezeyo nta kindi yakora usibye kubavunaguza inkoni y'icyuma nk'uko twabisomye. Ndabeshya se? Reka tuvuge none ageze mu Bufaransa, Abafaransa ntibamushaka na gato. Ageze i Roma aho byamera bite? Tekereza agiye agakomanga ku rugi rw'umunyavatikani. Sinibaza ko n'uyu munyavatikani yaba ashaka Yesu. Tekereza none ageze muri Amerika akavuga ngo ndi Yesu nagarutse gutegeka. Abanyamerika bahita bamubwira ngo yewe turi mu bihe byo kwamamaza abakandida ba perezida, nta wundi mukandida dukeneye. Ushobora gutekereza wenda ukavuga ko hari abamwemera bakavuga ngo injira rwose turagukeneye. None se niba bashobora kumwemera, kuki batakwifuza ko abategeka? Ni ukuri ndakubwiza ukuri ko batakwifuza kuyoborwa na Yesu. Tekereza none ageze nko mu nama y'amatorero yose yo mu isi, maze akabwira abaprotestani ati ndi hano. Mbese bo bamwakira? Mbese kuki batamwakira? Nuko yabaje nk'ubwa mbere, ariko naza ubwa kabiri azaza afite ubwiza bw'Imana. Haleluya! Kandi azavuga ngo uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Kristo nagaruka mu isi ubwa kabiri azavunagura bamwigomekagaho bose. Nshuti yanjye, rekeraho rero gutekereza ko Imana itazacira isi urubanza. Jye nawe dutuye mu isi iriho yerekeza ku iherezo ryayo. Imana iri hafi kwicira urubanza. Tuvuge noneho ko kamera zo mu ijuru zirekeye aho gufata amashusho, noneho kamera yo mu isi ikongera kwaka. Nuko Imana umwuka wera ikavuga ngo noneho mwabami mwe mugire ubwenge, mwabacamanza mwe bo mu isi mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Aya magambo dusomye yanditse muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 10 n'uwa 11. Mu myaka yose yashize niga Bibiliya, hari ibibazo nakunze kwibaza cyane, harimo n'ibingibi. Imana mu mateka y'isi yakunze kugira ubutumwa bwihariye iha abatware b'iyisi. Muri Egiputa ya kera hariho umwami witwaga Farawo, hariho kandi n'umuhungu witwaga Yosefu wari ufungiye muri gereza. Imana yamurekeye muri gereza kugira ngo mu gihe cyagenwe imuvanemo imugire minisitiri wa mbere wa Farawo. Aya namwe mu mateka akomeye isi yigeze kugira. Uku rero niko Imana ikora. Nanone kandi Babuloni ni bumwe mu bwami bwigeze gukomera mu mateka y'isi. Nuko Imana ishyira umugabo witwa Daniyeli iruhande rwa Nebukadinezari. Daniyeli ntiyabaye gusa minisitiri wa mbere wa Nebukadinezari, ahubwo yabashije no kumenyesha Nebukadinezari n'abakarudaya bose Imana nzima. Imana ikomeza kurinda Daniyeli kugeza ku ngoma ya Kuro w'umuperezi. Nyuma yaho kuraza gusohora itegeko mu izina ry'Imana nzima. Uwitwa Napoleon Bonaparte yavugaga ko ari umugabo w'icyerekezo Imana yahagurukije mu isi. Biratangaje rero ukuntu Imana hari ubutumwa yagiye ikunda guha abatware b'isi n'abakomeye. Imana umwuka wera yabwiye abatware ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Irongera iravuga ngo musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 12. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo wa 31 yaravuga ngo izera umwami Yesu urakira, musome urya mwana. Nshuti yanjye, mbese wasomye urya mwana? Mbese wibuka ibyo umwami Yesu yabwiye Yuda Iskariyoti nyuma yo kumusoma? Abateolojiye benshi muri iki gihe usanga bahakana ibyerekeye no kuvuga ibizaba mu myaka iri imbere, aho usanga bamwe muri abo bateolojiye bavuga ko ngo Yuda nta kindi yari gukora usibye gusohoza ibyari byaramuvuzweho. None iki kibazo ngiye kukirekera abateolojiye, aba ari bo ubwabo bazagishakira igisubizo. Ngewe ndi umuvugabutumwa uciye bugufi cyane kandi utazi byinshi, nicyo gitumye numva nakwigira ku ruhande nkarekera icyo kibazo kigakemurwa n'abateolojiye ubwabo. Ariko rero iyo numvise uburyo bagerageza gusubiza iki kibazo cya Yuda Iskariyoti, nsanga batarakibonera umuti. Ndagira ngo wumve neza icyo Bibiliya ivuga kurusha uko abateolojiye bavuga. Wibuke ko igihe Yesu yagambanirwaga, igihe Yuda yayoboraga igitero mu itongo rya Getsemani ngo kize gufata Yesu, Yuda yaravuze ngo uwo ndi busome ni uwo mumufate. Nuko yegera Yesu aramusoma.
Mbese waba uzi icyo Yesu yabwiye Yuda? Yesu yaramubwiye ngo mugenzi wanjye kora ikikuzanye. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 26 ku murongo wa 50. Mbese kuki Yesu yavuze gutya? Nuko se atarazi impamvu Yuda amusomye? Birumvikana ko yari ayizi. None se kuki Yesu yise Yuda ngo ni mugenzi we? Niki Yesu yashaka gusobanura? Reka ngire icyo mbivugaho. Ni nkaho Yesu yavuze ati, Yuda wamaze kunsoma, kandi ibyo nibyo bihishura ubuhanuzi bwakuvuzweho, kandi ibyo unkoreye bizazana n'impaka mu bateoloji bazabaho. Gusa ufite uburenganzira bwo kumpindukirira ukanyemera, niwongere kungambanira mu kunsoma ukundi. Yesu yaravuze ngo Yuda, ni ukuri rwose ushobora kubikora. Ubwo burenganzira urabufite rwose. Hanyuma umwuka w'Imana nawe aravuga ngo musome urya mwana. Bivuga ngo izere umwami Yesu urakira. Nshuti yanyu, umwuka w'Imana uyu munsi ari mu isi, kandi ari harabwira umuntu ngo musome urya mwana hakiri kare, izere umwami Yesu hakiri kare. Umunsi umwe Yesu agomba kugaruka, kandi azaza aje gushinga ubwami bwe muri iyi si. Azaza aje gutegeka, ndetse azashyira hasi abamwigometseho bose. Azazana amahoro muri iyi si. Magi avuga ko inshuro ya mbere yagiye Nashville, Tennessee, ari pastori. Bamwe mu nshuti ze batekerezaga ko ari ukumugirira neza, ngo baramuhamagaye maze baramubwira bati, hariho itsinda rya muzika rigiye gukoresha igitaramo muri Nashville, kandi turifuza ko watubera umushyitsi muri icyo gitaramo. Magi avuga ko nta gitaramo yigeze abamo kimeze nk'icyo ngicyo, kuko ngo yatangajwe n'ibyo yaboneye. Ngo bakimara kwicara, abacuranzi bahise basesekara kuri stage cyangwa se ku gatuti, nuko buri umwe yegera igicurangisho cye maze atangira kukiregera neza. Ngo muri uko kuregera neza buri cyuma, Magi yumvaga ibyo bariho bakora nta njyana bifite. Nuko abacuranzi bamaze kuregera ibyuma, ngo amatara yose yo muri sale bari barimo yahise azima, hasigara amatara make yo kuri stage. Abacuranzi barongera bagaruka kuri stage bahinduye imyenda, bavanyemo udupira bari bambaye, ahubwo bagaruka bambaye amakote. Buri umwe wese asa neza cyane. Hanyuma nanone buri wese asubira ku gicurangisho cye. Nuko umuyobozi wabo aba ahagaze imbere. Akihagera muri sale yose bakoma mu mashyi, arapfukama mu rwego rwo gusuhuza no kubaha abari bitabiriye igitaramo. Hanyuma afata agati gato mu ntoki, nuko arahindukira asa n'uteye umugongo abantu, azamura akagakoni. Muri sale yose habamo ituze ridasanzwe, ku buryo iyo uharigwa wari no kuryumva, kuko hari hatuje cyane. Nuko wa muyobozi wa orchestre akimara kuzamura akagakoni, abacuranzi baba batangiye gukora mu nganzo. Magi avuga ko atigeze na rimwe yumva umuziki uryoshye nk'uwo yumvise icyo gihe, ngo byari byiza cyane. Uyu munsi ni mu isi aho buri wese ariho avuza umwironge we muto, kandi buri tsinda rya muntu rirashaka kumvikana. Buri muntu wese arashaka kukubwira uko we atekereza ibintu. Buri wese arashaka ko wumva umuziki uturuka mu nanga ye. Ariko nshuti yanjye, ndashaka kukubwira ko uwo muziki w'inanga ye utaryoshye na gato, kuko ntabwo uregeye neza. Ariko umwe muri iyi minsi ya vuba, amatara yo kuri stage agiye kuzaka, maze umwami Yesu Kristo ahinguke kuri stage. Namara kuza muri iri sanzure, azazamura inkoni ye, hanyuma buri cyuma cy'umuziki cyose kitaregeye kizavana muri orchestre ya Yesu, ariko icyuma cya muzika kiregeye cyo kizaguma muri iri sanzure. Shima Imana ko uyu munsi niye muri iri sanzure ry'Imana, aho nshobora kuyipfukamira kandi nkaba nabasha no kuzanira Imana icyuma cy'umuziki ari cyo mubiri wanjye, ubuzima bwanjye, hanyuma umwami Yesu akabiregera neza. Uwo mwami nshobora kumupfukamira, ndamuzi kandi mwemera nk'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nshuti muvandimwe wabanye nanjye, nyemerera nongere ngusangize ku ncamake y'ibyo twaganiriyeho. Nakubwiye ko muri Zaburi ya 2 twabonye ko umwana w'umuntu ari mubi cyane, uhereye igihe yigomekaga ku Mana agatangira gukora ibitandukanye n'ubushake bw'Imana. Twabonye ko nubwo biri uko, ariko umunyabyaha atazakomeza kwikorera ibyo ashaka, kuko ku iherezo Imana izamuhana ikamurimbura. Reka dusenge. Mana, nsabiye umuvandimwe wanteze amatwi muri kano kanya, ngo niba yari amaze igihe kinini ari mu byaha, aguhindukirire, akwizere kugira ngo umujinya wawe utazamubaho, ubwo uzaba uje guca urubanza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha tuzaganira kuri Zaburi ya 3 ivuga ku isengesho rya mu gitondo, no kuri Zaburi ya 4 ivuga ku isengesho rya nimugoroba. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa
umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.